kugeza aho umuntu afungura imbuga ugasanga afunguye groupe, afunguye n'ubundi buryo bwose ari ukugira ngo akorereho ibyaha bimeze bityo. Birababaje, biteye n'agahinda. Icyaha ntabwo gikorerwa ku mubiri gusa nk'uko twabivuze haruguru. Twabivuze ko iki cyaha kidakorerwa ku mubiri gusa. Uyu munsi turi kucyinjiramo kugira ngo buri wese acyumve. Hari ubyumva akavuga ati sinsambana. Ahubwo se niba udasambana ntufite abo ukwiriye kumva uyu munsi iki cyigisho ukabagarura kuri Kristo bakava muri ibyo byaha? Mwene data, nuko nubwo wareba undi muntu ukamwifuza ugasambana nawe mu bitekerezo, icyo nacyo ni icyaha. Hari uwumva ibi akibwira ko bidashoboka, ati rero ntibishoboka, ushobora kuvuga gutyo. Umugabo umwe twaraganiriye, reka twumve hano icyo tugiye kubwirwa. Umugabo umwe twaraganiriye ambwira iby'imibereho ye mbere yo kwakira Kristo, agira ati kureba umuntu ukamukuramo imyenda birashoboka ku mugabo cyangwa umugore, nk'uko nabigenzaga ntaramenya kuyoborwa na Mwuka Wera ngo unyereke ibitunganye. Ati kuko ushobora kwishushanyiriza uko ateye ndetse rwose ukemerera Satani, ugakomeza ukageraho wumva uryamanye nawe ahantu runaka intekerezo zawe zahisemo. Ati icyo ni icyaha kubera ko uba warangije kwimura umuyobozi wawe ari we Mwuka Wera. Urabyumvise mwene data? Hari abantu bashobora kumva ko rero ibi by'ubusambanyi byo mu ntekerezo bitari byo. Nibyo, kuko hari benshi babaye imbata z'ibyo kugera naho bareba uwo bifuje cyangwa intekerezo bemereye ko ziyobora, kugera aho bamushushanya baryamanye nawe ahantu runaka intekerezo zahisemo, nk'uko uyu muntu yabitubwiye twagiranye ikiganiro. Ubwo rero ntiwibwire ngo gusambana ni uguhitamo hoteli runaka, ni uguhitamo icyumba runaka. Niwifuza umuntu ugashushanya ukaryamana nawe mu bitekerezo, ukageraho icyo gikorwa mu kirangiriza mu bitekerezo byawe, mwene data uba wamaje gusambana. Na Yesu ubwe yarabivuze ati, turaje tubibona hano hepfo nk'uko twaze tunabivuga haruguru. Uyu mugabo yaratubwiye ko ari naho hakomoka kwikinisha kuri benshi batahisemo kwambara Kristo mu mibereho yabo. Abantu rero batahisemo kwambara Kristo batangira babibona mu ntekerezo, nabishushanya mu ntekerezo, bakavugana n'abantu kuri telefone, bakumva abantu ku maradiyo, ugasanga bari kubishushanya gutyo, bikarangira bageze kuri rwa rwego rwo kwikinisha. Bura kwikinisha cyangwa kwisambanya, tubivuga uko biri. Kwisambanya ntuvuge ngo ni bya bise ngo ni akanyamerika, ngo ni ukwikemura akabazo n'andi mazina yose. Ibyo ngibyo ntabwo biratuma kitaba icyaha cyo kwisambanya. Yesu ati mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ibi ni ukuri, byaravuzwe. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Ngewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore cyangwa umugabo akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Matayo igice cya 5 umurongo wa 27 kugera ku murongo wa 28. Ngeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugabo cyangwa umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Urabyumva rero ko gusambana atari bya bikorwa ibi ngibi tubona, ibi byo guhura amaso ku maso no kubikora amaso ku maso. Ibiriya ni nka raporo cyangwa ni nk'ishyirwa mu bikorwa by'ibintu byabereye mu mutima. Nishyirwa mu bikorwa kuko ni icyaha gitangira buhoro buhoro, gitangira ku kantu gato kikazagenda kigakura kigatanga imbuto. Ni ukuvuga kiriya gikorwa kiba kibaye rero ni imbuto. Gutangira murebana mukifuzanya, gutyo gukomeza kugeraho icyaha kizashyirwa mu bikorwa, imbuto ikagaragara ariyo busambanyi. Mwene data rero iki cyaha wumvise ko Yesu yabivuze neza hano kuri mwene data yabitubwiye haruguru. Yavuze ko we atarakira Kristo yabashaga gushushanya umuntu uko ateye, agahitamo nuko baryamana ahantu runaka. Mwene data ntabwo ukwiriye kugera ahangaha, ahubwo ukwiriye guhitamo kuyoborwa n'amahame mvajuru nk'uko twabibonye dutangira, ugahitamo kuyoborwa na Mwuka Wera
ku buryo iki cyaha cy'ubusambanyi ubasha kuba ufite intwaro muri wowe yobowe n'amahame mvajuru ukabasha kugitsinda. Nk'uko twabivuze haruguru rero, hakenewe kwemera kwegurira ibitekerezo byawe Kristo, akaba ari we ukuyobora muri byose. Ukwiriye kwemera kwegurira ibitekerezo byawe Kristo, akaba ari we ubiyobora muri byose igihe cyose, kubera ko iki cyaha uburyo gifite ubukana hatsinda gusa umuntu wambaye Kristo wenyine. Nta n'umwe watsinda iki cyaha mwene data keretse gusa yiyeguriye kugendera kuri gahunda y'ijuru, kugendera ku mahame mvajuru. Niyo ntwaro yonyine no kwemera gutegeka irari ryawe, ukamenya kuvuga ngo oya, kandi ukemera ko nuvuga oya. Ese Yosefu ko yavuze oya ntibyarangiye abaye igikomangoma muri Misiri, muri Egiputa niwe wabashije guhagarika icyago cyateye cy'inzara. Buriya rero ubuzima bw'umuntu burimo amabanga menshi, bidakwiriye rero guca umuntu intege kuvuga oya imbere y'icyaha icyo ari cyo cyose, kuko ntuzi ikiri imbere Imana yaguteganirije. Ukwiriye kwemera gutsindishiriza Imana uyu munsi, kuko ibyo yaguteganirije ni byiza si bibi. Kwibeshya ngo bagiye kwisunga abavugabutumwa, bagiye kwisunga abavuga umurimo w'Imana, ariko nabo Satani ashobora kuboga runono ugasanga nibo babaye ahubwo igikoresho cya Satani. Niyo mpamvu uku gutsinda iki cyaha ntabwo ugiye kubaho imibereho yo kugira umuntu wishingikirizaho, kuko byanditswe ngo niba hari uvugwa ko yigisha ukuri akaneza no kwibera mu dutsinda tw'abakobwa n'abagore bakiri bato, adatinya kubarambikaho ibiganza cyangwa kongorerana nabo kenshi, ntimukamwizere. Amahame aboneye y'ukuri ntarangwa mu mutima we. Umeze atyo ntakorana na Kristo, na Kristo ntatuye mu mutima we. Ibyo akora ntibyakwemerwa n'Imana keretse yihannye amaramaje. Hari ukuntu rero ushobora kubona umuntu ni umuvugabutumwa, ariko imyitwarire nk'iyo ugasanga arashikamisha abantu kuri Kristo, agashingira ku ruhande rumwe. Wenda ni umugore agahitamo ko ubutumwa bwe bubwira abagabo, n'ababwira kenshi akibanda ku bagabo, n'ivugabutumwa akarikora matsinda y'abagabo. Cyangwa ni umugabo cyangwa umusore ari kwibanda ku kubwira igitsina gore. Mwene data, ivugabutumwa ryose rikwiriye kuba rigarura abantu kuri Kristo, kuko bose bakeneye Kristo. Nk'uko twabivuze haruguru rero, ko iki cyaha kitagarukira ku buryo bwo kureba gusa no kuvuga gusa no gukora gusa, ahubwo iki cyaha kiracengera kikagera no mu mitekerereze y'abantu. Abantu bashobora kuvuga ati ntacyo nkora, n'uwanjye sinjya mbimubonaho nta cyaha akora cy'ubusambanyi. Burya iki cyaha cy'ubusambanyi gishobora gushingira nanone ku bashakanye bakita kuri iyi ngingo, kubera ko nubwo waryamana n'uwo mwashyingiranwe, ariko kandi ibitekerezo byawe byibereye ku ishusho y'undi, uwo mukorana, uwo mwahuye, uwo mwigana, n'undi wese, yaba umugabo cyangwa umugore, ni ukuvuga aryamanye n'uwo bashakanye, aryamanye n'uwo bashyingiranwe, ariko ibitekerezo byibereye ku yindi shusho y'undi muntu, akumva ko ari we baryamanye. Nacyo ni icyaha cy'ubusambanyi. Ese urabyumvise mwene data? Wirinde ko ibitekerezo byawe biraza gutwarwa ngo bijyanwe aho umwuka wera atabiyoboye, ahubwo amagana ikintu icyo ari cyo cyose cyakwangiriza intekerezo zawe. Kuko nuryamana n'uwo mwashyingiranwe ariko ibitekerezo byawe byibereye ku wo mukorana, uwo mwahuye, uwo mwigana, uwo warebye kuri televiziyo, warebye ahantu runaka, n'uwo waba wumvise, mwene data wibuke ko icyo nacyo ni icyaha cy'ubusambanyi, kuko ntabwo kiri kuyoborwa n'amahame mvajuru, ntabwo uba ukiyoborwa na mwuka wera no kugirira uwawe urukundo. Nta rukundo uba ukimufitiye, ahubwo ibitekerezo byawe wemeye ko biyoborwa na kwa kubaho kudahesheje Imana icyubahiro. Kuko byanditswe ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mwemere kuyoborwa na mwuka w'Imana, ubereke ibikwiriye byo gukiranuka. Bose barabwirwa ngo muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora
atari byo mukora. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Mwene data, urabyibuka ko iyo umuntu atemeye guha umwanya Mwuka Wera ngo ari we umwereka igikwiriye no gufata icyemezo no gutegeka irari rye, aragenda akagera kure. Mwene data rero, ukwiriye kwemera ukibona Satani akikujyana mu bibi, byaba mu ntekerezo cyangwa mu bikorwa, ukamagana iyo mibereho hakiri kare. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari. Abagalati igice cya 5 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 19 n'umurongo wa 25 kugera ku murongo wa 26. Ku byerekeye iki cyaha, Satani ari gukoresha imbaraga idasanzwe, arakoresha abakozi be mu buryo bukomeye n'imbaraga zose. Ibyamamaza iki cyaha biriyongera muri telefone, muri mudasobwa n'ahandi hatandukanye kuruta ingano y'ubutumwa butangwa. Birababaje. Abakristo n'abavuga ko batwaye ibya Kristo bakwiriye guhaguruka bashikamye bakamagana iyi ngingo yerekeye icyaha cy'ubusambanyi. Birasa nkaho abavugabutumwa benshi batazi ubukana bw'iki cyaha. Ese koko ntabwo babizi? Benshi bavuga ko batwaye ijambo ry'Imana bahugijwe no gusubiramo ibyo bahora bavuga. Abo nabo barabwirwa ngo kubwiza abantu kuri beruye, bakamagana ikibi nta guca ku ruhande. Muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 14 n'igice cya 8 umurongo wa 11, ibyamamaza iki cyaha biriyongera muri telefone z'abantu no muri mudasobwa n'ahandi hatandukanye no mu bubiko butandukanye kuruta ingano y'ubutumwa butangwa, ku buryo bigeraho bisa nkaho abavugabutumwa benshi batazi ubukana bw'iki cyaha. Benshi bavuga ko batwaye ijambo ry'Imana bahugijwe no gusubiramo, asubiyemo ijambo inshuro runaka, inshuro 5, 6, 7, ariko ntabwo arakomoza ku cyaha cy'ubusambanyi ngo acyamagane yeruye. Yeremiya niwe wabivuze ati, baraca uruguma rw'umuntu wanjye hejuru abwirijwe n'Umwuka Wera, bavuga ko ari amahoro gusa. Benshi barimo kubwira abantu, kubahanurira ibijyanye n'amaviza n'ibindi bitandukanye, ugasanga umuntu ntari kubwirwa ko akwiriye kwamagana iki cyaha kigiye kuyogoza benshi. Ariko Umwuka Wera aratubwira ngo, nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 6. Nta gushidikanya ariko ko ari umugambi w'umurimbuzi, ari nawe utera intekerezo gupfobya ubukana bw'iki cyaha ngo yunguke benshi bibeshya ko bazakizwa, nyamara akibatera gutegura ibyigisho biterura ngo bivuge ukuri kwamagana ubukana bw'iki cyaha. Nubwo dushobora kuvuga ngo abigisha ubutumwa barahari, baravuka umunsi ku wundi, baraboneka umunsi ku wundi, ariko ntabwo turabona abantu bari kwamagana iki cyaha cy'ubusambanyi. Ntabwo kiri kwamaganywa, kiracyakomeje kugira ubukana burushaho ubwo bwa mbere nk'uko ubutumwa bwiza buri kubitubwira. Nawe ubirebye ntabwo ari ibintu tugiye gusa nkaho tubwira umuntu ngo asubire inyuma abyitegereze, ahubwo ubirebye urahita ubona ko icyaha kigeze habi cyane abantu batandukanye. Umwanzi ubu yinjiye mu mitima ya benshi, abaha ukuri kuyunguruye kutaromboreza ngo kumashe mu mitima y'abantu babashe kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tugeze mu bihe biruhije. Benshi nk'uko Bibiliya ibivuga mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3, benshi bari kuyoboka abigisha bahwanye n'ibyo kamere yabo irarikira. Ndi ukuvuga ngo nudanura abantu iby'amavizi, byo kugira ku bukiri, byo kugura mu modoka, ibyo kugera kuri ibi, bukababwira ngo nukora iki cyaha umujinya w'Imana ugomba kuguhana. Ubwo muraba abanzi, biraba birangiye. Ni ukuvuga ngo nutabwira umuntu ngo Imana igiye kuguha inzu, Imana igiye kuguha imodoka nziza, ibyo ngibyo nutabivuga, ubwo nyine muratandukana, mube abanzi. Mwene data, ntabwo ariko bikwiriye, ahubwo mureke tubwize abantu ukuri. Abanga umuntu kuko yababwije ukuri
kazi ko kubakura mu byaha, abo mubihorere, umwuka w'Imana arabazi kandi yiteguye kumenya icyo yabafasha. Tujye tubasengera twizeye tudashidikanya ko Uwiteka ari kumwe nabo kandi azabagarura, tukabana nabo mu kurwanya icyaha. Bibiliya bene abo kuko batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Si ukumva ibanezeza gusa, harimo no kuba bagomba kubona ibikorwa bibanezeza, kugeraho bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi bazaziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma yahimbwe n'abantu. Rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4. Iyi miterere rero n'iyi myigishirize nibyo bikunzwe cyane muri iyi minsi. Birananiza abantu kumva umwigisha ubabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana yeruye adaca ku ruhande. Ugasanga niba umuntu atangiye icyigisho akagaragaza ko agiye kuvuga icyaha adaca ku ruhande, akagaragaza ko agiye kwamagana icyaha, arahita atangira abone basohoka, abari bamukurikiye bava online bigendera, bagenda sigarane n'abantu nka 2, 3, umwe, ubundi asisanga ari we wenyine. Ni ikibazo gikomeye. Niba tugiye kuvuga ukuri tudaca ku ruhande, turwanya ubusambanyi, emera aka kanya ukurikirane, kuko iki cyigisho kiraza kurangira wumvise n'uburyo cya cyaha cy'ubusambanyi. Hari abantu benshi bafite ingaruka z'icyaha cy'ubusambanyi. Ese wakora iki? Ni gute wacika kuri iki cyaha cy'ubusambanyi? Ni iki wakora kugira ukirwanye? Ni gute noneho wakira icyaha cyo kwikinisha? Babyita kwikinisha, kwisambanya. Ni gute wabikira? Iki cyigisho kiraza kurangira tubonye icyo wakora kugira ngo ubashe kugira amagara mazima, ubashe kugira imibereho idafite cya cyasha, idafite cya kibazo gituma uhora wigaragura mu byo kamere irarikira. Benshi bari kunezezwa no kumva abigisha bababwira bameze nk'aho babakinira umukino wo kwidagadura. Abigisha nk'abo rero bashobora kuba bariho, ushobora kuba ari buyobotse, ariko uyu munsi emera umuntu ukubwiza ukuri, umenye ukuri, ukore ibyo gukiranuka. Ese ntiwanezezwa nuko ubayeho udakora icyaha? Byaba ari byo byiza. Ubayeho udakora icyaha waba uhesheje Imana icyubahiro. Ntibashaka kumva ubabwira ko kumenya Imana ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Abantu benshi ntibabikeneye. Ntibakeneye kumva ko kumenya Imana ari bwo bwenge kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Imana ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Yobu igice cya 28:28. Hari bamwe bavuga ko ibigeragezo ari byinshi mu mpande zose, ko kubicika bidashoboka. Bene abo bakwiriye kwigira ku gutsinda kwa Yozefu. Geragezwa muri Egiputa rye byagaragaje ko gutsinda icyaha cy'ubusambanyi ari ikintu gishoboka, kandi ijambo ry'Imana rivuga ryeruye riti, nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora kwihanganira. Izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Mwene data, ese uracyahamya ko ibigeragezo ari byinshi kandi udafite aho ushinga akarenge ngo ubashe gutsinda icyo cyaha? Ntabwo ariko bimeze, kuko ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 10:13 yavuze ko Imana itazigera itanga ikigeragezo umuntu atabasha kwihanganira. Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora kwihanganira, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira icyo kigeragezo. Nicyo gituma dukwiriye kwihangana nk'uko Yesu yabivuze, tukageza imperuka. Nubwo ibigeragezo bituzengurutse muri Matayo igice cya 24:13, kuko wihangana gutyo Yesu yaramubwiye ati, niwe uzakizwa. Ntabwo kuba umukristo ari ugukizwa bya bindi abantu bavuga ngo narakijijwe, ngo nararokotse, nabaye
wabaye umukristo oya, ntabwo ari iby'indirimbo gusa. Yesu we yavuze ko umuntu ukizwa by'ukuri ari uwihanganira ikimugerageza cyose akageza ku kugaruka kwe, agarutse gutwara abo yacunguye. Kugaruka k'umucunguzi rero nuhagera ubashe kwihanganira icyaha icyo ari cyo cyose, nguko gukizwa nyakuri kuriho, niko kandi gukenewe. Wahura n'iyo ngorane ikujyana mu kugwa mu cyaha birashoboka cy'ubusambanyi, ukayamaganira kure, kuko kugira ngo ubashe gutsinda icyaha cy'ubusambanyi mwene data, uba ukeneye gukomeza kubaho imibereho ihamya ko Kristo ari we bugingo bwawe, Kristo ari we ntwaro yawe, Kristo ari we uguhagije muri byose, kandi ugakomeza no kubihamisha mu ruhame, ntibibe ku mutima gusa no ku mvugo gusa, ahubwo bigakomeza kugaragara ku bakuzengurutse bose. Mwene data, muri iki cyigisho rero turakomeza tugaragaza n'ingamba ushobora gufata kugira ngo utsinde icyaha cy'ubusambanyi, icyaha cyo kwikinisha. Hari benshi ubu byabase adashobora kujya kuryama ngo asinzire, niko aba benshi bavuga ngo adakoze icyo cyaha cy'ubusambanyi. Ariko se byaba biterwa n'iki ko iki cyaha gikomeza kuganza cyane? Urasanga ingamba zirafatwa n'ufatiwe muri icyo cyaha agashyirirwaho ibihano bikaze, ariko ugasanga iki cyaha kirakomeza kuganza. Iki cyaha kirakomeza kuganza bitewe n'iki? Icyaha cy'ubusambanyi uko bukeye n'uko bwije kirarushaho gufata indi ntera. Yesu ati abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi. Yesu yabisubiyemo inshuro ebyiri, muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 39, muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 4. Ahantu hose uhasanga irari ry'ubusambanyi biragaragara. Iyo ugenda, iyo ufunguye computer yawe cyangwa mudasobwa yawe, iyo ufunguye telefone yawe ukajya ahantu hatandukanye, ako kanya ntabwo ashobora gushira umunsi utabonye igeragezwa ry'umwasatani kubyerekeye icyaha cy'ubusambanyi. Niyo mpamvu nubwo tugeragezwa muri ubwo buryo, kugera naho mu bikorwa dukora bya buri munsi, no mu mvugo no mu myambarire y'abantu benshi, naho usanga tugoswe n'icyaha cy'ubusambanyi, hakenewe kwifata no kwiyubahisha. Umuntu akaba atari wa muntu ugiye kuba isoko y'ibibi, ahubwo akaba isoko y'ibyiza ivamo gutanga ubugingo buhoraho. Kwirinda ubusambanyi rero bikwiriye no kuba mu kwifata mu magambo. Niba itsinda urimo rizamuye ibiganiro bibi byerekeza ku irari ry'ubusambanyi, ukabyirinda. Niba uhuye n'abafite imyambarire itiyubashye, nk'uko twabonye mu cyigisho cy'imyambarire, uburyo bwo kwambara bukwiriye guhesha Imana icyubahiro dushingiye ku cyo Bibiliya ivuga, ubyibuke. Imyambarire nayo ni kimwe mu bikoresho Satani ari gukoresha kugeraho icyaha cy'ubusambanyi kiri gutuma abantu bakigwamo biturutse ku kutiyubahisha. Turaza kubibona mu buryo bwimbitse uburyo igikoresho cya Satani kiri gushingira cyane ku myambarire y'abantu. Ibitekerezo byabo byamaze kugwa ikinya, ntibakibona icyaha nk'icyaha, ahubwo bagifata nk'aho ari imibereho igezweho kandi ibageza ku majyambere y'iyi si. Ikibabaje nuko bamwe basigaye bafata icyaha nk'aho ari cyo kizabageza ku gakiza k'umwami wabo wabacunguye. Aha niho ikibazo kiri. Abantu bari kumva ibiganiro byerekeza ku busambanyi ntibagire ubwoba, ntibumve ko izina ry'Imana riri gutukwa. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 3, se kwasoma no muri Yuda igice cya 1 umurongo wa 11, ni igihamya kigaragaza neza ko imibereho ya benshi muri iyi minsi yanduye. Imibereho ya benshi muri iyi minsi iranduye. Abantu bari gukora ibibi cyane byerekeza kuri iki cyaha cy'ubusambanyi, ugasanga nibyo bimeze nk'aho ari umuyoboro ubageza ku gakiza ko kubacungura. Niyo mpamvu rero abantu tumaze kumva ukuri, abantu turi kubana muri uyu mwanya turi kwamagana iki cyaha cy'ubusambanyi, iyi ngingo ya mbere yo kutakira Yesu Kristo nk'umucunguzi no kudatinya icyaha nk'icyaha, nicyo kiri gutuma ubusambanyi bukomeza kwamamara. Abantu baravuga ngo nakire Yesu, naramwakiriye. Ese wamwakiriye gute utakora nk'ibyo akora? Yesu yavuze ko abantu bamwambaye ubwe, yego, bazakora nk'ibyo we
ategeka. Abatarambana Kristo kugira babere umuyobozi ntabwo bashobora gukora ibyo gukiranuka. Mwene data, iyo hatabayeho kwambara imbaraga ya Kristo biroroshye kwisanga uri mu biganiro, ibikorwa n'ibindi by'irari ry'ubusambanyi. Niyo mpamvu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana bigomba guhora ari igikorwa cy'umukristo umunsi ku wundi, no kutifata nk'abamenye Kristo. Ni abakristo bangana iki bakinejejwe no gushyira mu bikorwa inshingano z'akazi kabo, nyamara ibiganiro byabo byose byuzuyemo imvugo y'ubusambanyi no kutifata nk'abamenye Kristo. Ugasanga ni umukristo, ni umuntu wafashe umurongo wo kubana na Kristo, ariko ntabwo ari kwifata, ndetse n'iyo abyumvise biganirwa atwarwa nabyo, akanezezwa nabyo. Ugasanga ni wa muntu wabaye nk'umufana. Gufana icyaha, ugasanga uri kumva abantu bavuga amagambo yerekeza ku busambanyi ugafana, ntubabwire ko icyo ari n'icyaha. Birababaje. Buri wese arabwirwa ngo ugendane ingeso nziza nk'umuntu ugenda mu mucyo. Ingeso nziza rero ni kwa kumva cyaha kizamuwe ukacyamagana, utagira ibiganiro bibi, udasinda, udasambana, udakora iby'isoni nke, ahubwo wambare umwami Yesu Kristo kandi ntuhurwaho umubiri wawe ngo ubone uko ukora ibyo wifuza cyangwa urarikira. Mu Baroma twari twabibonye haruguru mu gice cya 13 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14, ntuhurwaho Satani. Turaza kubona izindi ngamba wafata zakugeza ku gutsinda iki cyaha, turaza kubibona hepfo. Nshuti turi kumwe hano muri uyu mwanya, wibuke ko iki cyaha kitagarukira ku bigaragara gusa. Hari ababyumva ugasanga bari kuvuga ngo sinsambana, ariko wibuke ko Imana y'ubwayo ireba mu mutima, izi kureba mu mutima wa buri wese. Twabonye haruguru ko hariho n'abafata ishusho y'umuntu bagatangira kuyishushanya uko imeze yayambuye. Ibyo twabibonye haruguru. Niyo mpamvu iki cyaha kiromboreza kikagenda kikagera mu mutima imbere. Tugomba kucyamagana rero duhereye imbere mu muntu. Ushobora kuvuga ngo ntuzambana, ariko Imana ireba mu mutima wawe. Niba udashobora kureba umuntu ngo umwifuze, utanezezwa no kureba amafoto y'ubwambure, ibyo wirinde bitaba ari byo bigutwara, ahubwo emera kugengwa na gahunda mvajuru ndetse no kutegeka irari ryawe. Nubona aho byerekeza bikwerekeza ku gukora icyaha, ucyamaganire kure, utsinde umwasatani. Reka tujye ku mpamvu ya kabiri ishobora gutuma iki cyaha cy'ubusambanyi hafatwa ingamba, ariko ugasanga ingamba ntiziri gushyirwa mu bikorwa. Uvuga ubutumwa, umuntu wese wamaze kwemera kuvukira muri Kristo bushya, aba yabaye umuvugabutumwa. Ntiwumve ngo umuvugabutumwa wumve wa wundi uhagarara ku ruhimbi. Oya, nawe mu Kristo mwene data uri umuvugabutumwa. Umukristo wese ni umuvugabutumwa. Niba waramaze kwemera ko ugiye kuvukira muri Kristo uri mushya, nawe ukwiriye kumenya ko ukwiriye kurwanya icyaha, cyane cyane turi kwibanda ku cy'ubusambanyi ushikamye n'ibindi byaha byose. Uyu munsi niyo ngingo cyangwa nicyo twavuzeho cyane, ariko n'ibindi byaha byose ntabwo bikwiriye kwimikwa mu muntu wakiriye Kristo. Umuntu wakiriye Kristo agomba kwimura ibyaha byose, za ngeso za kamere zose zikimurwa muri we. Abantu rero bavuga ko bakiriye Kristo bakaba bavuga butumwa ba Kristo bakwiriye kwimura ubusambanyi mu by'amwuka, kuko niho bihera. Ugasanga hari inyigisho ziyobya zerekeza kuri icyo cyaha cy'ubusambanyi, ndetse n'inyigisho zitagendana n'ukuri kw'Imana ibabwira, zipfobya agakiza. Ugasanga nizo zishyizwe imbere. Iyo umuntu ari kwiga inyigisho zipfuye, nabyo ni ikibazo. Usanga nta gutinya Imana kurangwa muri we. Ubwo rero bikarangira umuntu agikora n'ubusambanyi mu buryo bw'umubiri. Wenda icyigisho kijyanye n'ubusambanyi mu by'amwuka tuzakivugaho tukinonosore uburyo inyigisho z'iki gihe ari inyigisho z'uburyo bw'ubusambanyi mu by'amwuka. Tuzareba icyo Bibiliya bivugaho, kuko Bibiliya nivuga ngo baranyimuye, basigaye basenga ibigirwamana. Kuko buriya niba umaze kuvuga ngo
uri umuntu wahisemo kubana n'Imana, warangiza ukajya kwemera kuyoborwa n'izindi nyigisho ziyobye. Ubwo se waba utaniye he n'umuntu wagize isezerano ryo kubana n'uwo bashakanye akaramata, yarangiza akajya kunezezwa no kuryamana n'undi? Ubwo uciye inyuma iki mu mwashakanye. Mu yandi magambo, nufata inyigisho z'ukuri wamaze kumva ari ukuri kandi ukabona ko ari ukuri, koko ukuri kuragaragara, guca mu ziko ntigushye, niko bivugwa. Uko kuri ukakubona kandi ugasobanukirwa ko ari ukuri, hanyuma warangiza uko kuri ukakwirengagiza, ukajya gufata inyigisho ziyobye ukanaziyoboka ukazamamaza, umenye ko nawe ntawe utaniye na wa wundi uca inyuma uwo bashakanye. Guca inyuma rero umwami wawe, iyo umaze kwemera umwami wawe, ugomba kuba ushyingiranwe nawe, mukabana akaramata, mugakiza ko gukora ibyo gukiranuka. Mwene data, muri make ni abambara ishusho ya Kristo ariko imbere ari abanyabibi gusa. Ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubagendera kure. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 5, umwanditsi muri iki cyigisho mu kumva no kumvira birakiza aragira ati, niba usanga barasambanije abana b'abangavu bakabashyingira abasore mu bagize itorero, bababeshya bati Imana yavuze ngo ubane n'uriya, nyamara mwene data ari ikinyoma, ahubwo ari ukugira ngo cya cyaha yakoze gitwikirirwe. Kandi ni nabo usanga kenshi ingo zibyarirana abana, ugasanga urugo rumwe uyu yaciye inyuma n'uyu yaciye inyuma uwo bashakanye, ugasanga abana bari mu ngo ntabwo bahuje base, ntibahuje ababyeyi, ugasanga ingo zarabyariranye, nta bahuje ababyeyi barimo. Mwene data, ibyo mbabwira ntabwo ari ibyo nihimbiye, ahubwo byakuwe mu biganiro bitandukanye twagiranye n'abakristo mu rubyiruko ndetse n'abakuze mu madini n'amatorero atandukanye. Ibi rero nubwo ushobora kubyumva ukumva ari ibintu bisanzwe, hari umuntu urumva iki cyigisho yumve nyine ibintu biri kuvugwa ni ibintu bisanzwe, ariko biri kubabaza umwuka w'Imana, bigatuma n'agakiza gasikigingira. Urajya kubwiriza abantu baraye bari mu busambanyi, ubahanurire ngo barabona imodoka, bahanuriye ko ibyaha barimo nibatabivamo umujinya w'Imana urabamanukira ukabahana. Abandi kenshi muri iyi minsi, indi ngingo ya 3 tugiye kureba, abandi bavuga ko biteye isoni gukomoza no kuvuga kuri iki cyaha nk'icyo, ngo biteye isoni, ngo ntabwo bikwiriye kuvuga ko abantu bikinisha, ngo ntabwo bikwiriye kuvuga ko pasiteri aca inyuma umugore we, ntabwo bikwiriye kuvuga ko abadiyakoni bashobora guca inyuma. Oya, ugomba kubivuga ukavuga icyaha uko kiri. Abandi kenshi nanone hagiye bituruka ku kwizera amatwi ngo batumva ukuri. Mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 4, niyo bakumva rero ukuri biziba amatwi, ugasanga ntibakeneye no kumva ibyigisho nk'ibyo bikomoza ku kwamagana icyo cyaha, bakanga kucyumva. Niyo bakumva icyigisho nk'iki gitangiye, ugasanga banga kucyumva kubera ko banga ko ubutumwa nk'ubu bubacira urubanza. Hari abantu batinya gucirwa urubanza kugira ngo bacirwe urubanza ndetse bemere gukomereka, bomorwe na Kristo, ibyo bakabyanga, ahubwo bakabaye bemera gutsindwa, bagatsindwa, bakakira imbaraga ya Kristo, bagahinduka bashya muri Kristo, bagahora bahindutse ndetse bagahinduka. Guhinduka ariko kwihana, guhinduka no kwihana bikwiriye gukomeza kuri buri wese, kandi ukaba umurimo uhoraho. Ntawe ukwiriye kuguma mu mwijima kandi yabonye umucyo. Ese birakwiriye? No muri Matayo igice 13 umurongo wa 15 Yesu ati, umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, ndetse batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Abantu nk'abo bavuga ko icyaha nk'icyo cyakwigishwa mu buryo bw'amatsinda, ariko ikibabaje nabyo ntabwo bikorwa. Ntabwo itorero ry'iki gihe rikoma mu nkokora umugambi w'umurimbuzi. Niyo mpamvu uyu munsi mwene data, muri iki cyigisho nta guca ku ruhande ijambo ryose rivugwa ryerekeza ku busambanyi, kubera ko
ari byo bigiye kurimbura abana bacu n'abandi bose bavukiye mu mwijima. Abana bari gukura bumva amagambo y'ubusambanyi avugirwa mu rwiherero. Natwe wenda dushobora kuba tutayazi, ariko rimwe na rimwe ugasanga turanayazi ahubwo tukicecekera. Hanyuma abana bagakura bazi ko ari ibigezweho. Yakumva ngo ni ukwikemura akabazo, ni akanyamerika, ni ukwikinisha, ntabwirwe ko ari ubusambanyi. Ugasanga bagiye gukura bazi kuko ari ukuri, nyamara barimo gupfa bazize kutamenya. Abantu benshi rero bari kurimbuka batumvise ukuri. Niyo mpamvu uwiyemeje gufatanya natwe yaza tugafatanya dushikamye tukarwanya iki cyaha kugeza ubwo gicika burundu. Impamvu ya kane igaragaza iki cyaha, hari n'abandi babiterwa no kugira ngo bigwirize abayoboke, bakabigisha iby'amahoro gusa, bakiberaho nk'ab'igihe cy'umuhanuzi Yeremiya. Uwiteka amutuma ku bwoko bwe avuga ati, uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru bavuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko nta mahoro ariho. Mwene data, iyo uramutse wigishije abakristo, abayoboke, hanyuma bakaza mu rusengero, ntukomoze ku cyaha ngo ukivuge kandi ucyamagane, ntabwo uzaba urimo gushyigikira ko abantu bazamuka ngo bagere ku rwego rwo kwakira Mwuka Wera babane nawe abayobore mu kwamagana icyaha cyose. Ahubwo ukwiriye kubwira abantu icyaha ukacyamagana nta guca ku ruhande. Ni gute wakwizera gukiranuka mu rusengero uyoboye kandi huzuye ubusambanyi, kwikinisha n'ibindi bitandukanye byose? Ese ubwo wakwizera gute gukiranuka kandi uri gukora nk'iby'ab'isi bakora? Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kwizera ko mu rusengero hagiye kubamo gukiranuka kandi ariho huzuye ubusambanyi. Ntabwo bishoboka rwose mwene data. Niyo mpamvu dukwiriye kwamagana icyaha cy'ubusambanyi nta